ukuri wenda cyangwa se ibinyoma byagiye bivugwa muri iyi nkuru yawe ni nk'ibihe uvuga ati hano barabeshye? Ukuri nuko nari ndwaye, kandi abantu bagiye bansebya ni babandi nyine bazanye inda nini ngo mbaye kuri bwabo ufasha bampaye ngo tugabane, kubera ko babonye ntangiye koroherwa, aho ati umuntu ntagipfuye kandi yabonye inkunga, reka tubwira tugabaniriza. Yes, nisere ko meze neza mu bice bitandukanye kabisa, imisi myinshi wotarakana subscribe kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye tutasangane. My name is Didas aka the Zoom TV 24. Yo nkubwiye ubundi 24 ikintu bisobanura bivuga ngo buri masaha dukora amasaha 28 kuri 28. Muri make we ntabwo tujya off. Uyu munsi rero mu misi ishize bwo natembereraga mu bice bitandukanye bya Remera, naje guhura n'umuvandimwe Damuru ushinzwe cyane cyangwa se agarutsweho ubutane mu bitangazamakuru avugwaho kuba ngo yararwaye agasaba ko bamufasha. Nibyo arabyemera rwose ko yasabye ko bamufasha, ariko akaza kuvugwaho ikintu cyo gushaka ngo gukora ibintu umuntu yavuga ko ari ubuhemu cyangwa se ububandi, ubwambuzi, akaza gukomeza gusaba amafaranga kandi ngo yarakize. Damuru byose yabidusobanurira, aravuga ati uvande ikintu cya mbere ntabwo ari uko byagenze, cya mbere ni amashyari, hari abantu bangiriye amashyari, yewe avugamo n'amazina ngo abo bantu ni bande ku buryo uvuga ati abantu ni ngaya, ni abantu wagiye kuzana ayo makuru bita Christian washatse nyine kumuha amafaranga, aragenda akora team hamwe n'umugore twakundanaga wirwa sijya ku social media aho twanganye, hamwe na njuga we rwose n'ibintu avuga nta n'byabazino gupfa kugendera mu kigare. Wenda ukuri turaza kumenya ngo nukuhe, cyangwa se abakurikiye namwe tugenda tuganira muri comment kuri nukuhe ku bya Damuru wikomye cyane. Njuga akavuga ko we avuga n'ibyo atazi, ngo apfa kugenda avuga ibyo atazi. Icyakora yemera ko miliyoni 8 niba ari 8 niba nibuka neza 8 gucyo 7 azikenyereyeho ndetse nakizifite. Mwamemo kuvugisha wenda ukuri amafaranga y'imfashanyo wabonye ni nkanga? Navuze kenshi nabonye amafaranga ageze muri miliyoni 8 kandi azajya kwivuza. Ikiganiro twagiranye na Damuru The Zoom TV 24. Inkuru zawe zasakaye cyane mu bitangazamakuru bikomeye mu Rwanda, ku mbuga nkoranyambaga cyane zirakwirakwira. Damuru yabaye mutekamutwe, Damuru yasabye abanyarwanda ubufasha barabumuha, yongeraho n'inyongera, amafaranga yaraririye, amafaranga yirirwa yishimishamo n'inshuti ye, ntiyararwaye abandi yararwaye. Ukuri wenda cyangwa se ibinyoma byagiye bivugwa muri iyi nkuru yawe ni nk'ibihe uvuga ati hano barabeshye? Ukuri nuko nari ndwaye, kandi abantu bagiye bansebya ni babandi nyine bazanye inda nini ngo mbaye kuri bwabo ufasha bampaye ngo tugabane, kubera ko babonye ntangiye koroherwa, aho ati umuntu ntagipfuye kandi yabonye inkunga, reka tubwira tugabanirizeho. Byanze rero bahitamo kwitwaza amaturufu yo kunsebya, bati uriya muntu ni umuntu uzwi, nitumusebye ku kantu gatoya birakwira igihugu cyose asebe. Ariko abazi ukuri barakuzi, kuko ndakivuza ndacyarwaye, ntago ndwaye ngo ndembe byo kuremba byo kuba ndi mu buriri, ariko uburwayi nari ndwaye bw'impyiko ntago ndabukira, gusa ndi kwivuza neza, ndi gufata imiti neza, ndi kugenda kuri gahunda z'abaganga, ndimo ndoroherwa meze neza, urebye ntago ndi umuntu ndembye ubu ngubu. Mwamemo kuvugisha wenda ukuri amafaranga y'imfashanyo wabonye ni nkanga? Navuze kenshi nabonye amafaranga ageze muri miliyoni 8 kandi ndacyanazifite, kuko ziranamfasha no mu buzima busanzwe. Ndakivuza nyene kunywa imiti, ndacyakoresha amadialize, ndacyakoresha amakontrole, ntago ndakira muri rusange. Ni Rwanda cyavurwa kandi no mu Buhinde, kuko ko n'undi buvuzi bw'impyiko hano mu Rwanda ntago mu Rwanda bavura impyiko ngo zikire. Ni ukuvuga ngo baragufasha ukoresha dialize, bakaba bakora ama examen ikibareba ku impyiko zigenda, ariko ntago bazivura ngo zikire burundu. Impyiko zivurwa mu Buhinde. Ngira ngo wenda uravuze ati abantu bakomeje kunyishyiramo ndetse bashaka no kunteranya, bashaka kumvikanisha ko ntivuje. Bivuze ngo abo bantu ni bande ku buryo uvuga ati abantu ni ngaya, ni abantu wagiye kuzana ayo makuru bita Christian washatse nyine kumuha amafaranga, aragenda akora team hamwe n'umugore twakundanaga wirwa sijya ku social media aho twanganye, hamwe na njuga we rwose n'ibintu avuga nta n'byabazino gupfa kugendera mu kigare, hamwe n'ura munyamakuru twa Dekati nyine, kubera ko Dekati nawe yumvisha ibyo bavuze nyine, nawe ahita akwiza ibihuha nyine aransebye. Abo nibo bantu ngaya, kari abantu bane, ariko abanyarwanda muri rusange bumvisha ibyanjye
nababwira ko ari ibinyoma, ari ibintu byo kusebya, ari abantu bashatse kuzana inda nini ngo tugabane ku butunzi nawe n'abanyarwanda ngo nifuze, byanze bahitamo kunsebya. Wenda ukurikije n'ukuntu wari urwaye, wenda uravuga ati ndagenda noroherwamo gato, ntabwo ari nka mbere wenda ku mafoto nk'uko abantu babibonaga. Urwaye wakubufasha bakagufasha, umutima w'abanyarwanda wabonye imeze iti? Abanyarwanda ni abantu beza kuko baramfashije, bangiriye impuhwe, kandi nari meze nabi pe, nari meze nabi, kuko nge ndibuka bamfasha bwa mbere nari muri oxygene, nta n'umwuka nari mfite, nawumerekeraga muri za bomboni. Abaganga baremeje ko ngomba kujya mu Buhinde, bari bakiri gukora impapuro zinjyana, ariko baramaje kunyandikira transfert, ibyo bita report médicale, bavuga ko impyiko zanjye ziri chronique, mu gihe nyiri gukorerwa dialyse nyegereje ubundi bufasha kunjyana mu Buhinde, ko umuntu wese ushobora kuba yamfasha mu buvuzi bundi bwakurikiraho ubwo ari bwose. Icyo gipapuro cyandikiwe n'umudogiteri bifitemo impamyabumenyi, naho umuntu n'ubundi wohereza abantu mu Buhinde ni wandikiwe report médicale, anabambwira ko ngomba gushaka umudoneri hakiri kare bitarenze amezi 6, kuko baba ko amezi 6 naramuka ageze ntarabona ubuvuzi nshobora kumererwa nabi cyane. Nubwo abantu batangiye kumfasha, ariko muri kwa kumfasha naranavurwaga, nuko ngenda mvurwa no gusenga, n'abantu banansengera ko n'umuntu wamfasha arimo abansengeraga, Imana igenda inyumva inabumva, n'imiti ikora ngenda noroherwa. Abantu babonye noroheye, babandi batangiye bari baramfashije bagaruka ataha, turabona batangiye gutora agatege ya mafaranga duhe tugabane, n'undi bigara kutagiye mu Buhinde utagipfuye ndiye ku mafaranga, wewe wakora siki wahita yaba hasi. Byari bikwiye ko abantu mwakoranye bagufashije aribo bakaguhindutsa bavuze ati tugabane, cyangwa bari babiteguye nka business? Urumva bari bameze nk'abiteguye nka business, kuko urumva nk'uwo Christian yaraje ambwira ati dore Damour narakwamamaje, dore ninjye natumye ikibazo cya kimenyekana, igomba kumpa ku mafaranga. Nawe njye n'amafaranga ashobora kuguha, kubera ko amafaranga nrwanye kera yo kwivuza, ntabwo ndakira kandi ubu ndacyarwaye, n'ubu ndakivuza no mu Buhinde nzajyayo, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ndahita ngenda none mu gitondo. Ni ibintu bigenda muri gahunda, bigenda muri procedure, bigenda buke gushaka ibyangombwa, hari ukudupima ngiye n'umuntu ugomba kumenya icyo kwakara ko duhuje amaraso n'ibindi bizami byose. Wenda dusoza n'iki wabwira abanyarwanda muri rusange ku bigerekeye n'uburwayi bwawe n'ubufasha baguhaye, ariko nanone n'icyo ubwira abo uvuga ko bagusebeje bashaka kugusiga isura? Kimbwira abanyarwanda cyambere cyo ndabashimira abantu bose bamfashije, baneye inkunga, mbashimira ubwitange bakoze bakamfasha, kuko ntibashaka ko nkira, kuko nta muntu ugeze amfasha ashaka ko wamfa. Ubu watanze, niyo watanze igiceri cy'ijana, watanze amadolari, watanze amapawundi, bose bayameye kugira ngo batabare ubuzima bwanjye. Ngere ndasaba ko bashimishwa nuko Imana iri kumfasha nkoroherwa, ntibagendere ku bihuha by'abantu bavuze ko ntarwaye kandi ko bamfashe indwaye, kuko ntago hano mu Rwanda nafata ikinyoma nk'icyo ngicyo ngo nyikwize kuri za social media, itangazamakuru, MTN Rwanda Sel nayo ibigiremo uruhare, ari company izwi mu Rwanda ikomeye, itange short code abantu batangira gufasha, ari ibinyoma, ntago bishoboka. Ni ibintu byari bizwi, nivurwaga amavuriro ya leta azwi, nari indwaye bizwi, nimvurwa n'abaganga bazwi. Ubwo icyo asaba abanyarwanda nuko batagendera ku binyoma byo kumva ngo sinari ngo ni imitwe natetse, ahubwo bagashima Imana ko Imana irimo kugira igenda inkorora ibitangaza noroherwa. Abashatse kunsebya bo rwose narabagaye, arongo Christian washatse kunsebya nta nyungu yabibonyemo, sibyo wenda kumva kumenyekana. Ari uwo mugore washatse kunyomeka ngo tubane nka byanga kujya kuvuga kwa Rwanda kansebya ngo ngiye gutya na gutya ngo nagize gute na gutya, akajya ku Rwanda akabivuga, nawe nta nyungu yabibonyemo, usibye nawe umugayo nta kindi yabonye, ko nta nyungu babibonyemo. Wende byaransebeje, ariko ukuri ntago gutsinda ikinyoma, nako ikinyoma ntago gitsinda ukuri, ntago bishoboka. Ushimye cyane Damour, kandi twifurije gukira. Imana yo guha umugisha.